Reka mbashimire mwebwe mukomeza kubana natwe kuri Demi Empire. Nizeye ko wakoze subscribe kuri YouTube channel ya Demi Empire kugira ngo mu by'ukuri tujye turushaho kubana. Ni inkuru abantu benshi barimo baragenda bavuga ati Mana y'isi n'ijuru, iyo urokora ubu bugingo, iyo uha kubaho ubu bugingo, kuki wemeye mu by'ukuri ko agenda? Ngira ngo abantu benshi barimo baragenda bibaza kuri uyu umudamu wari ukiri muto, wari ukiri mu gihe navuga ko cy'ubukwe bwe. Uyu mudamu nta gihe cy'umwaka kirashira mu by'ukuri yari akoze ubukwe. Ngira ngo igitumye ndi hano ni ukugira ngo mbamenyeshe iby'ubugingo bwe, iby'ubuzima bwe, nuko byaje kuba yagenda mu gihe impanuka yari iri kuba. Amagambo yavuze nyuma y'uko yitahira, nyuma y'uko ashiramo umwuka, mu by'ukuri turibaza ngo ese byagenze bite? Uyu mudamu wari ukiri muto ko yashatse cyangwa se yakoze ubukwe mu kwezi kwa munani k'umwaka washize wa 2024. Ngira ngo nge igitumye ngaruka kuri uyu mudamu ni ikintu gikomeye, ni impanuka yabaye. Ngira ngo murabizi, impanuka shinguye imitima abantu benshi, impanuka yateye imiborogo mu miryango igiye itandukanye yo hirya no hino mu gihugu ndetse no ku nshuti n'abavandimwe. Ngira ngo mu by'ukuri abantu benshi bari batuye hafi ya Cyiza Divine, amazina y'uwo mubyeyi witwa Cyiza Divine, wakoze ubukwe mu kwezi kwa munani mu mwaka wa 2024. Bagenda bavuga ati Cyiza, kuki Imana yemeye kukujyana? Cyiza ugiye utwite? Cyiza mu by'ukuri Imana yemeye gusiga umutima ukomeretse, umutima w'ibikomere bikomeye by'umugabo wawe. We wari witeguye kubona imfura, wari witeguye kubona umwana we w'imfura, kubona umubyeyi, umudamu we mu by'ukuri mw'abantu umwe ahetse uruhinja rwe, bakaba bagendeye rimwe. Kenshi nkunze kubwira abantu ati urupfu ni ikintu tudakwiye mu by'ukuri guharira nacyo, ni ikintu tugendana nacyo. Ariko nanone kenshi nkavuga ati nubwo ari ikintu tugendana nacyo, byibuze urupfu ntirurobanura ku butoni. Ariko ikindi gikomeye kurushaho ni uko igihe kigeze dutaha, natwe tukongera kubona abacu bagiye mbere yacu twabuze, mu by'ukuri tukongera kubabona. Icyizere gikomeye ni uko ku munsi w'umuzuko tuzongera kubona baseka, banezerewe, bishimye, badusetsa nk'uko byahoze mbere batarataha. Umuryango wa Cyiza Divine, inshuti za Cyiza Divine, mu by'ukuri mushikame, mukomere, mutuze muri ibi bihe bitoroshye, mukandagire gihwa. Twizeye tudashidikanya ko igihe kizangera
tukongera kubona divine, tukongera kubona tukazabona umwana yari atwite, roho zabo ziri mu ijuru, tuzababona banezerewe, tuzabasangayo bishimye. Mutuze muri ibi bihe bitoroshye, mukomere. Kenshi nkunze kubwira abantu uti mukore ibyiza Imana n'abantu bazakomeza kuba babibukiraho. Ngira ngo nahoze ngenda ndeba stati abapostinze Cyiza Divine bavuga ati intangarugero, ubwitange wagiraga, ati mu by'ukuri byibuze tuzabikwibukiraho ubuzima bwacu bwose. Undi umwe mu bo bakoranaga w'umuganga yagize ati njyewe ndi kubona Divine hano mu kazi, atubwiye ati muze dufashe abarwayi bamerewe nabi, yitanga akavuga ati nari ngiye gutaha njya mu rugo ariko ndabona abarwayi bakiza, akirengagiza agakora no mu masaha mu by'ukuri atagakwiye gukora, mu benshi bazi nka extra time, adategereje ibihembo byayo. Uyu Divine yavukiye mu karere ka Rwamagana, ariko ubu ngubu akimara gushinga urugo yabaga Irunda mu karere ka Kamonyi. Ariko uyu Divine nubwo yabaga mu karere ka Kamonyi, mu by'ukuri byaje kuba byarangira agiye ku kazi ke ka buri munsi. Divine yakoraga akazi ke k'ubuganga ka buri munsi, agakorera Gisenyi. Ku Gisenyi rero niho Divine yakoreraga. Yaje kuba mu by'ukuri yatega bisanzwe nk'uko yarasanzwe ajya Gisenyi mu kazi, avuye iwe mu rugo Kamonyi Irunda. Mu by'ukuri ibyo byose ntiyari yiteze ko biri bube. Mw'abantu mwe, Divine Cyiza abantu benshi bakunze kugenda batanga ubuhamya bavuga ngo yari imfura, yari ibyishimo byabo bakoranaga, yari umunezero, yabasetsaga, yakoranaga umurava, yitangaga mu kazi mu buzima bwa buri munsi. Divine rero Cyiza akaba mu by'ukuri azize impanuka. Impanuka ni ikintu kiba tutagiteguye. Aratashye, ariko atashye asize umurage mwiza. Ari byo nsaba ko buri wese yaharanira, yakorera kugira mu by'ukuri Imana igirushaho kumwereka igikwiye. Imana rero yakire roho ya Divine n'umuziranenge yari atwite. Imana ibahe gutura heza, maze ku munsi w'umuzuko tuzongere tubabona. Divine atabarutse yari atwite. Divine atabarutse aribwo ataramara n'umwaka akoze ubukwe, ariko Imana imuhe iruhuko ridashira. Nkomeza kwihanganisha mu by'ukuri ababyeyi be, inshuti n'abavandimwe, ndetse n'umugabo we wari witeguye kubona umugore we ahetse mu by'ukuri imfura. Imana rero nibarinde, ibaho umugisha mwebwe mwese twabanye muri iki kiganiro. Mbasaba gukora subscribe no kukazogera kugira ngo ibyo tuzajya tubagezaho, ibyo tuzajya tubategura byose mu by'ukuri bijye bibageraho mu buryo bwose. Ciao ciao, Imana ibahe umugisha.